Yesu ashimwe cyane turanezerewe hano muri uno mwanya wacu twateguye wo kuganira kandi turakwakiriye Pasiteri Isayi. Yesu aguhe umugisha cyane. Hanyuma dufatikanye iki kiganiro na Mato, njyewe ni Jado Mato, yego. Twakiriye umukozi w'Imana Pasiteri. Nk'uko rero twagiye tubibatangariza, uyu munsi ikiganiro cyacu kiri ku ruhande rw'abashakanye. Ni ikiganiro kiri mu cyo twise narashatse ministry. Hanyuma narashatse ministry, iryo jambo narashatse rikaba ari ijambo riha urubuga umuntu wese washatse, ari uwashatse akaba akiri kumwe n'uwo bashakanye, umugabo cyangwa umugore. Hari n'uwigeze gushaka nawe muri kiganiro arakenewe, kuko ubwo bunararibonye, iyi experience yose izagenda idufasha. Uyu munsi topic turavuga ku bintu bitatu biba inkomyi y'urushako. Ibintu bitatu biba inkomyi y'urushako, harimo kutamenya imico n'uburere abashakanye bakuriyemo, no ku buzima bwa gikristo ku bashakanye. Ibyo ni byo umutumirwa wacu Pasiteri aza kudufasha muri kiganiro cyacu. Niwe mutumirwa mukuru uza kutuganiriza cyane kuri izo ngingo. Ubwo rero tubahaye ikaze mwese muri kiganiro, mwumve ikaze. Pasiteri Isayi uramuzi? Hari icyo umuzi ku buryo wabwira abantu bacu uko umuzi? Musobanurire Pasiteri Isayi ni muntu ki, kugira ngo abamukurikira, harimo ababa batamuzi ko ibi ngibi bizagera henshi. Watubwira? Pasiteri Isayi nk'uko mubyumva, icyambere nyine ni pasiteri, ni umukozi w'Imana kandi ugira amahirwe yo kuba yahura n'ibyiciro byinshi bitandukanye agenda abaganiriza. Mu by'ukuri afite iyo mpano yo gutanga inyigisho zitandukanye, yaba izijyanye n'iz'ubuzima bwa gikristo nk'uko mwabyumvise ko ari umupasiteri, ikindi no kuba n'ubuzima busanzwe bitewe yenda n'ibyo akoramo cyangwa ibyo yize. Afite impano yo kwigisha. Amen. Ikindi muziho akaba ari umugabo wa mukuru wanjye nkurikira. Yego. Ubwo akaba ari n'umusanzire wanjye. Ubu niwe Pasiteri Isayi. Hanyuma yego, Imana ishimwe cyane. Ikiganiro mwisangiye mwese, mwumve ikaze, mumere nk'aho twicanye rwose hano, ku buryo n'igihe mwabasha kugira ibitekerezo muduha mwajya mutwandika hasi. Hanyuma Pasiteri Isayi afite urugo nk'uko nabivuze, yashatse mukuru wawe. Hanyuma afite abana bangahe? Afite abana batatu. Yego, afite abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Yego, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Hano rero turi twamutumiye muri iki kiganiro, tukaba turi mu gihugu cya Amerika. Tujya tugira umugisha akadusura, cyane cyane abaje mu rwego rw'akazi gasanzwe. Ni umupasiteri ariko akaba anakorera mu buzima busanzwe, akorera ikigo cya Hope International. Rero iyo akunda kuzana mu gihugu cya Amerika aje mu nama z'akazi, natwe rero tukabasha kumuboneraho mu rwego rw'umuryango, nk'inshuti yacu y'umuryango, amano no mu rwego rw'umurimo w'Imana. nuko twamutumiye muri kano kanya. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero tudatinze reka tutangire duhe ikaze umushyitsi wacu. Hanyuma abadukurikiye n'abazadukurikira, mujye mwibuka kwiyandikisha kuri urubuga rwacu rwa YouTube, cyane cyane yuko binadufasha no kugenda tubasha kunguka n'ibitekerezo byanyu. Yesu ashimwe cyane. Iki kiganiro ko gishobora kugira umumaro abantu benshi. Yego. Kandi twifuza cyane ko Imana yagiherekeza kugira ngo gikore ku mitima y'abantu. Yego. Ubanza tugasengera Pasiteri kugira ngo Imana imuyobore, kandi ikintu cyose Imana yifuza ko cyakora ku bugingo bw'abantu kibagereho. Imana ishimwe cyane, uri umufasha mwiza rwose.
reka dusenge Imana. amen. Turagushimiye Imana yacu kuko uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire n'inshuti n'abavandimwe badukurikira hirya no hino, cyane cyane ku bubatsi cyangwa bigeze no kubaka. Tuzi neza ko hari n'abandi byafasha bityo kubaka. Dusengeye rero uyu mwanya kugira ngo ikintu cyose wifuza ko cyakora ku mitima y'abantu ugitambutse ukinyujije muri Pasiteri Isaie, akubere igikoresho buri wese akumve, kandi abafite byinshi bibaza iki kiganiro gihinduke igisubizo muri ibyo bintu. Ingo zose zikwifuza zigukeneye zongere zubakike neza, kandi n'izimeze neza zikomerere muri wowe. Tuzize mu izina rya I ask everybody to subscribe because this is a fun video. So subscribe. I want you to subscribe if you like this video. Do a thumbs up and subscribe. If you subscribe, you might be able to come to our house. God bless you. And I definitely want you to put thumbs up, not thumbs down. God bless you. Murakoze cyane ko mwikaze no kuntumira kuganira n'abantu batandukanye ko uyu munsi mutangije iyi ministry narashatse ministry kandi nanjye narashatse. Nawe warashatse. Amen. Nashatse Rasheli. Nashatse Rasheli. Ndanamubona. Amen. Ndabashimiye cyane n'uburyo mukora uyu murimo w'Imana. Ntagiye mu bindi reka tujye mu kiganiro cyacu nk'uko babivuze dutangira, nuko uyu munsi tubaganira ku nkomyi, ibintu bitatu bikunda kuba inkomyi y'ubushako. Y'ubushatsi mvuze ko biba inkomyi ni ukuvuga ngo bishobora gutuma abantu bashakanye babana nabi cyangwa se bagasenya, bakabana batishimye. Iyo ikintu ari inkomyi uvuga ngo gituma abantu babaho ariko batari mu mugambi mu cyo bifuzaga. Mbere yuko mvuga icyo kintu, reka mpere ku kintu dukwiye kwibaza ariko kuko Imana ishyiraho gahunda yo gushaka. Kubera iki Imana, ubundi bw'umugambi w'Imana ku bushako ni uwuhe, kugira ngo umuntu amenye koko ese hari inkomyi yahuye nazo. Ni byiza kwibaza umugambi w'Imana ni uwuhe. Iyo usomye kubaho k'umuryango nyine ni umugambi w'Imana. Kuba umuntu abantu bashaka ni umugambi w'Imana. Rero simvuga ibintu byinshi ariko hari ibintu bitatu by'ingenzi abantu bakwiye kumenya buri gihe cyose ubona ibyo bintu bitari mu rugo rwawe, mu bushako rwawe hagati y'umugabo n'umugore mubanye, ukamenya ko mwatangiye gutandukira kuva mu mugambi w'Imana. Ikintu cya mbere cyatumye Imana itangiza umuryango irema umugabo n'umugore, nyuma yo kurema inyamaswa n'ibindi byose biri mu isi, Imana yashaka kubona ahantu izajya ihimbarizwa, ahantu izajya igaragariza ubwiza bwayo mu isi. Mbega Edeni bisobanuye presence y'Imana. Ahantu rero Imana yashaka kuba yabisohoresheje mu gutangiza umuryango. Irema umugabo n'umugore mu itangira igice cya 26, rero turema umuntu mu ishusho yacu, agira ishusho ase natwe. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Rero Imana yashakaga ahantu abantu igiye kuzana ku buryo abantu nibazajya babona image y'Imana, ubwiza bw'Imana. Bamwe mu yandi magambo, iyo urugo ruhari, umugabo n'umugore, ubushako buhari, ariko nta bwiza bw'Imana buhari, Imana itaba mu urwo rugo, Imana idafite agaciro n'umwanya muri uwo muryango, mbega iyo nesheke. Iyo nesheke ngo icyo ni ikintu cya mbere cyerekana ko urwo bushako bwabaye mu inkomyi. Ubwo nyine iyo hatabonetsemo urugo ruhimbaza Imana, ubwo muri make intego ngo iyo mu rugo nta bwiza bw'Imana, nta guhimbaza Imana, Imana itahakorera, Imana mutayumva, Imana itari bayoboye, Imana atari cyo kintu gishyizwe imbere mu rugo rwanyu, no kuvuga ngo intego Imana yashatse gutangiza umuryango wanyu, ugushako rwanyu, icyo gihe mwatandukiriye. Ikintu cya kabiri cyatumye Imana itangiza umuryango ni ukwita ku by'Imana yaremye, ni ukuba ibisonga, kwita ku by'Imana yaremye. Bango iby'Imana yaremye, bango ahantu Imana yashyize umugabo n'umugore, hari ibaha abantu, abo muturanye, ababagana, abana, ubutunzi mu buryo butandukanye, bahitorero,
ibyo bintu rero turi steward, turi bisonga. yego Duhamagariwe kumenya ngo ariko ibi bintu Imana yaduhaye, mu bantu Imana yaduhaye, kuko burya nta muntu Imana yashyize mu buzima bwawe kubw'imfabusa. aho Umuntu wese Imana yashyize mu buzima bwawe hari icyo ukwiye kumumarira. abavandimwe abasanzire nk'uko mbega nk'ubu muri kunyitaho, abaturanyi muri gusoza umugambi w'Imana, kuko Imana imaze kurema umuntu yamukize mu ngobyi ya Edeni. Mu itangira igice cya mbere, igice cya kabiri, yego umurongo wa 15, yamukiza mu ngobyi ya Edeni, imwereka ibintu birimo, imuha inshingano yo kubyitaho. yego Yo kubyitaho. Rero niba ufite abana, niba ufite abaturanyi, niba ufite abavandimwe, niba ufite umuryango, niba ufite ubutunzi, ibyo ufite ibyo aribyo byose, ukwiye kumenya ko Imana kuguha urushako. Niba uri umugabo, ukwiye gufasha umugore wawe ni gute ibyo Imana yabahaye mu byitaho. Niba uri umugore, ukwiye gufasha umugabo we ni gute ibyo Imana yabahaye mu byitayeho, kandi mukabikora mwumva muri accountable, muzabibazwa n'Imana, kuko si ibyanyu, niyo nyirabyo. yego N'ikimenyimenyi muvuka mutabifite, Imana ikagenda ibibaha. yego Iyo hari igihe tumara kugera mu isi twabona ibintu bitandukanye, ntitumenye ko ari Imana ibiduhaye ngo tubikoreshereze icyubahiro cyayo. Iyo ni impamvu ya kabiri. Rero ni ukwibaza ariko ibyo dufite ni gute tubikoresha mu kubaha no kubahisha izina ry'Imana. Impamvu ya gatatu, n'abana twabyaye tubonye twungutse, tubitaho gute? Abagera mu buzima bwacu tubitaho gute? Ese tubasiga babona ko turi abantu bafite umurage w'Imana? Icya gatatu rero cyatumye Imana itangiza umuryango, ishyiraho urushako, ari nacyo nshaka ko tuza no gutindaho uyu munsi, ni ukunezeza umuntu yaremye, kuzana ibyishimo n'umunezero. Kuko kunezeza umuntu yaremye, kunezeza Imana yaremye, uretse bwo kunezeza abo ngabo ubwo rushako se, cyangwa oya, kunezeza hagati y'umugabo n'Imana iguhaye umugore, ikibigamije ni umunezero w'umugabo n'uwo mugore. Mbega iyo usomye itangira igice cya kabiri mu 18, uhita ubona ko Imana yaremye umugabo n'umugore. Itangira ngo Imana ibona ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Imana kumunezeza ubona ko atari byiza. Mbega ni ukwibaza ngo ese umuntu tubana aranezerewe? yes Iyo atanezerewe rero ni ukuvuga ngo hari umuntu utarakoze inshingano ye. yego Uwo Imana yamuhaye kugira ngo amunezeze, bivuga ko atakoze inshingano ye. Kuko Imana ijya kubikora nicyo yashakaga, nicyo yari igamije. Mu yandi magambo, umbajije ngo ariko kuba umugabo ni igiki cyangwa kuba umugore ni igiki, icyo bivuze mu nteruro imwe ni inshingano yo kunezeza umuntu, umugore Imana yaguhaye cyangwa umugabo Imana yaguhaye, kandi no kubw'icyubahiro cy'Imana. Ukumva ko igihe cyose umuntu mushakanye anezerwa, aguwe neza, rwose waramisha Imana inezerewe. Kuko icyo Imana yashakaga imurema ni uko anezerwa, ni uko agubwa neza. Uretse gutanga Yesu ngo amucungure amukize, ariko ubundi buzima bwiza Imana yabushyize muri wowe. Umunezero w'umuntu, ibyishimo, imigisha, amahoro, Imana yabishyize mu muntu bashakanye. yego Mbega stoke y'ibyo kunezeza Imana yabishyize muri Gasheri. Na stoke yo kunezeza umugabo Imana yashyize umugore we. Stoke yo kunezeza umugore Imana yashyize umugabo we. Rero hari igihe usanga umuntu iyo yarayifunze atari kura umunezero, nganezeza ngo mfite inshingano zo kunezeza madonizo ngo kumunezeza, bikagenda bikaba nk'inshingano nk'itegeko Imana yampaye, bikaba akazi. Ikindi, iyo mvuze ko si n'umunezero, ni amahoro, ni ibyishimo, ni iterambere ryose. Buriya niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu afite, tuvuge abantu bakunda gushaka amafaranga, ashobora kugira amafaranga ariko yababanye nabi n'umugore cyangwa n'uwo bashakanye, kumva ntaguwe neza, ntiyishimye. Ntiyishimye, ugasanga abantu bafite ibintu bike babanye neza, ubona bafite umunezero n'ibyishimo. Kandi turazagutindaho rwose nk'uko bivuze, turazagutindaho pe. Aho niho hari ipfundo rero ryo ngo urushako rwiza ni igiki. Urushako rwiza ni ahantu hari icyubahiro cy'Imana. Urushako rwiza ni aho abantu bakoresha neza ibyo Imana yabahaye. Urushako rwiza ni aho abantu babanye baguwe neza, banezerewe. Ntabwo se ko numva ikiganiro ari cyo gishya. Iyo ngingo cyo gushaka urugo ni minisiteri nini cyane. Ku buryo akantu kose nk'ubwo bivuze, akantu kose ukoze uhita wumva
ubuti tukavuge cyane tukavuge kandi urugo ni minisiteri ni rwose. Rero uyu munsi turi kuvuga nk'abatangira iyi minisiteri, ariko numva ibiganiro bizabamo ibitekerezo bizatangwa n'abantu batandukanye bizakomeza gutuma abantu barushaho kuba umugambi w'Imana. Ntabwo bivuze ko mu rugo nta tubazo twabamo, abantu batababara, ariko burya uzirinde ko umubabaro w'uwo mwashakanye ari uba impamvu yawo. Yego, azababazwa n'ibindi n'abandi, ariko nagera imbere yawe wowe uhinduke umubera ibyishimo n'umunezero. Yego, azababazwe n'ibyo yahuye nabyo mu kazi no mu bindi yakoze, ariko nagera imbere yawe umenye ko uwo Imana yamuguhereye kugira ngo naho yakomeretse uwo mubere umuti umwomore. Burya icyaha gikomeye cy'umugabo cyangwa cy'umugore ni ukuba wagira ikintu ukora cyo kubabaza umuntu mubana kandi ubigambiriye. Icyaha gikomeye cy'umugabo cyangwa umugore ni ukuba wagira ikintu ukora. unyibukije kera twiga gatigisimu mu idini rya Gatolika yuko basobanura neza icyaha icyo ari cyo, ngo ni icyo umuntu akora abizi kandi abishaka. Urumva ko yagambira kubabaza umufasha wawe, umutware wawe, none wanabigambiriye ejo cyangwa ndamwibikiye, cyangwa nimva mu kazi cyangwa se akaba hari ikintu uzi wari gukora akanezerwa ukanga kugikora kandi ubishoboye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzi gukora neza ntabikora cyane. Nubwo nuko ikintu kiza uzi cyakwiye kumushimisha iyo utagikoze kiba kibaye. Mbega nk'ubu ngubu Amado akabazi kagutegura ikawa byakunezeza, ariko ntayitegura kumva arabizi ko nkunda ubugari. Iyo ashaka ko nishima ntekera ubugari, ubwo rero buri mu make ubugari bwakwiye guhoraho. Rero murakoze cyane. Ndashaka kuvuga ko kubana kw'abashakanye bikwiye kuba ari amahitamo, ari intention, ubushake umuntu afite bwo guharanira ikintu cyose yakora ngo uwo babana agubwe neza, bitagendeye n'ibyo ngewe wankorera. Mbega ntabwo ari inguzanyo muha ngo nawe anyishyure. Niyo ngo ngewe nkwiye kumva ko Imana imbwira ari ukunezeza uw'Imana yampaye. Uw'Imana yampaye icyo nakora cyose, ntabwo dukwiye kuba turi ku munzani uvuga ngo ubwo yankoreye iki nanjye ndamukorera iki, ubwo atankoreye iki nanjye ndakireka. Kubera ko ngewe ntabwo ndeberwa mu byo yankoreye, ngewe ndeberwa mu byo namukoreye. Ngewe Imana indeba. Indeba ntabwo indebera mu byo yankoreye. Ntabwo indeba mu byo ndi kumwishyura. Ahubwo indebera mu byo ngewe namukoreye. Rero hari abantu usanga none bameze nk'abahimana. Akajya ku munzani ubwo kino atagikoze nanjye kino singikora, nubwo nzi ko kiza kumubaza nanjye singikora. Kubera iki bameze nk'abari guhangana, ariko ntabwo Imana iyo igiye kundeba ndebera mu byo ngiye yankoreye. Ahubwo igiye kundeba ndebera ngewe ko yampamagaye ikampa n'inshingano, ikampa n'akazi, ikampa ibyo nkwiye kwitaho, nabyitayeho gute. Nubwo aho niho hagaragara ba bantu bagira kwihangana, wenda uwo bashakanye akamugora, ari ugasanga undi we akomeje gushaka gukora ibyiza, kuko ishimwe ryanjye imbere y'Imana riri uburyo nkomeza kwita ku nshingano zanjye regardless, ntitaye uburyo undi witaye ku zo akwiye kwitaho mu kumfasha. Ubukristo bwanjye rero aho bushingiye no kuba umuntu mwiza, no kuba umugabo mwiza, no kuba umugore mwiza, aho bushingiye ni uko nkomeza kugira ishyaka n'ubushake bwo gukora bya bindi byo kwita ku muntu Imana yampaye, nubwo we yaba atitaye ku byo. Aho hantu tuzahagira ikiganiro cyihariye kuko ndumva rwose kunezeza umuntu Imana yaguhaye nk'inshingano, nk'inshingano. Hari ibintu bitatu rero Satani akunda gukoresha, kuko Satani nawe abizi nyine ko ubuzima bwiza, umugisha, amahoro, ibyishimo n'agakiza gafasha. Niyo mpamvu iyo mu rugo hatangiye kubamo ibibazo n'agakiza gatangira kugira ibibazo. Wagira ngo burya ubugingo bwawe Imana yabukiza mu kiganza cy'umufasha wawe. Hanyuma rero ibintu tukusaba kugira ngo uzaduhe ikiganiro, waduhaye topic natubwira ko ngo kutamenya, ngo ignorance, kutamenya. Buriya abantu akeneye kumenya ngo kutamenya gute. Icya kabiri umuco n'uburere bw'abashakanye, kuruzi no kuzuma bwa Gikristo. Ngaho karibu bose. Naganiye n'abashakanye mu buryo butandukanye, mu biganiro bitandukanye, nagize umugisha Imana impamagara kwita ku bashakanye. Cyane ngewe umwanya wanjye passion umutima wanjye mushyira ku bantu bagiye gushakana, ariko icyabiteye nuko mu biganiro nagiye mba mu by'abubatsi ngo nasanze ibibazo byinshi birimo bituma abantu babanye nabi. Icyambere nyine usanga gishingiye ku
kutamenya. kutamenya bivuze iki? Ni ibintu byinshi ariko ntavuga none ariko muri make. Icyambere nuko abantu bashakana imyumvire yabo badafite n'igisobanuro cyo gushakana icyo aricyo. Mbega bimenye ubundi bwo kumze ngo narashatse bivuze iki? Ubu ngubu hari abantu basenye kuko n'ubundi batamenye ko bashatse. Niba ngo iyo muze ngo narashatse ubundi bwo bivuze icyo muze ngo ndashatse yo mvuze ngo ariko ngiye gushaka bivuze ati I'm getting married, ngiye kubaka ngiye gushaka bivuga iki? Iyo umusore n'umukobwa koko kino kiganiro hari n'abandi batwumva bataranashaka yavuze ngo ngiye gushaka bivuze iki? Ikintu cya mbere ndi gushaka twishyizemo n'andi magambo akoreshwa mu Kinyarwanda yo gushaka hari ukubaka urugo, hari ukugira umuryango, hari ugushyingirwa, Bibiliya igakoresha hari ukuba no kurongorana, gushakana. Mbega ibyo byose icyo ni Ikinyarwanda. Mu Cyongereza umuntu aravuga ngo I'm getting married, niba ngo ndi gushaka ngiye kubaka. Noneho mu cyo abantu bakwiye kubanza kumva ni uko gushaka umugore ufite umugabo ufite ni impano y'Imana. Icyo mvuze si umuntu uguze, ni umuntu umubonye yararezwe akuze. Iyo utuvuze ko umuntu ikintu ari impano ni ikintu hawe mu by'ukuri nta kintu utanze kijyanye n'icyo kintu, ariko ubundi bwo kubura sheri nayo kumugura iki? Wowe baramureze bamwitaho, bamaze kumwita agize imyaka nk'iyo afite, amaze kuba umukobwa mwiza gushakishwa n'abantu bose, nanjye ndagenda baramwumva. Ni ukuvuga ngo ni impano Imana impaye kandi n'umugisha ngize. Niba ngo Imana yo ingiriye icyizere, Imana igiriye icyizere cyo kumpa umuntu wayo w'igiciro. Ni ukwibaza kugira ngo umenye ko ari impano, ni ukwibaza ariko uyu muntu Imana impaye, Imana imuha akahe gaciro? Rero kugira ngo mbyiteho ni ukwibaza ngo ariko ubundi bwo uyu muntu uburyo mufata ni nako Imana nayo yakamufasha. Ngo utekereza nk'umuntu aguhaye impano yumva akunze y'igiciro, akaguha costume nziza yumva ari igiciro, akaguha ikintu cyiza cy'agaciro, yaza agasanga wacyandagitswe gifashe nabi, ucyitayeho, agasanga ntabwo ucyitayeho, wumva biramubabaza. Ubwo ni nako iyo utitaye ku muntu mushakanye Imana bibabaza, kuko kugira ngo Imana imuguhereze yamuguhaye imwimye abandi bantu. Ubundi abandi urabizi ko bagutiza umwenda akakurikira kugira ngo wambaye akandakugenda inyuma rwose kugira ngo ndabizi ko mu bintu ukwiye kwitaho kumenya no kumenya. Hari igihe umara kubana n'umuntu mumaranye imyaka 5, 10, 30 ingahe se ukabona nyine n'ibyo araho ni uwawe nyine araho, ariko ukwiye kwibaza mbere utaramushaka mutarabana baramushakaga wabonaga ari mwiza. Rero niba waramushakaga ukwiye kumenya ngo uyu muntu Imana yamumpaye imwatsa abandi bantu. Hari abandi bantu Imana itamuhaye iramumpa njyewe, kandi impamvu yamumpaye yabonaga n'ibyo uzamwitaho. Yewe niho nshaka kugana ku icyo kintu kivuga ngo ignorance ishingiye ko abantu badasobanukirwa, amenye ko burya umuntu mushakanye impano Imana yaguhaye ni kado, ni gift Imana yaguhaye, kandi Imana yo imurebye ibona ari w'igiciro. Ikindi ndibuka ubwo Bade yanyemeraga muri 2004, ndibuka ko ubwo bunane bwabwo nashimye Imana mu rusengero, iryo jambo nakoresheje ndavuga ngo Imana yampaye impano kado. Imana yaguhaye kado, yari impano none abantu bagira amatsiko ngo uyu kado ngo ndayifite, yafunze neza, nzayibereka. None abantu bagashaka dusohotse mu matera tubwire iyo kado iyo Mana irahaga imeze ite? None ariko ni kado irafunze neza, nzayibereka mu isi imwe, nzayibereka. Kandi imagine umva umuntu Imana iguhaye ni kado, ukajya kubona ukabona mu gihe runaka araje aragusanze, umuhungu araje agusanze murabanye, asize indi muryango, mbega araje murabanye mugiye kubana, yigo mu bindi bintu byari byose, yigo andi mahitamo yose, araje mugiye kubana. Icyo kintu rero gikwiye gutuma ukimubahira, ukimukundira. Ukwiye kumva uwo muntu ni sacrifice kugira ngo umuhungu yemeye kujya kubana n'umukobwa, uyu mukobwa yemeye kujya kubana n'umuhungu. Icyo kintu Imana ikoze ukwiye kumva hari ishimwe ufite. Noneho ikindi kintu nakwiye gusobanukirwa kuva muri bwa butamenya no kumenya ko gushaka ni umuhamagaro, ni calling, ni umuhamagaro. Kuba umugabo kuba umugore ni ukwemera umuhamagaro wo gukora umurimo w'Imana.
ukubiyemo kwita ku muntu Imana iguhaye. Mu yandi magambo ubundi bwo Imana yakitaye ku muntu mu bintu byose, ariko Imana yahisemo gukoresha umuntu. Yo kugira ngo Imana inezeze umugabo cyangwa inezeze umugore, izana ibyiza mu muntu, izana amahoro mu muntu, izana umutekano, izana ubugingo, izana irere wa muntu, imukuze, izana umuntu mugiye gushakana. Ikaguhamagara. Iyo iguhamagaye rero ntabwo iguhamagara kuko wa muntu ari mwiza gusa, inaguhamagara kuko ari n'intege nke afite. Kuko niko Pawulo yavuze, avuga yegeranya umugabo nk'umutwe, umugore nk'umufasha, umugabo amugenge na Kristo, nko Kristo umutwe w'itorero, avuga ko uko Kristo azishyira itorero ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Rero ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo burya umuntu mugiye kubana, Imana imuguha izi ko hari ibizinga n'iminkanyari afite. Ibibizi. Yes, hari ibyiza. N'umuntu nyari kuba umuntu bivuze ko ari umunyantege nke, bivuze ko ibyo atakora neza, bivuze ko hari ibyo watekereza utekereza ushaka ikintu cyiza runaka ugasanga afite intege nke, kandi nuko twe dukunda kwikunda tukajya rwe nta ntege nke dufite, ariko niba Yesu yatubabarira ibyaha. Niyo mpamvu dukwiye kwibaza ariko uyu muntu Imana impaye ni umunyantege nke, afite ibizinga n'umunkanyari. Umuhamagaro Imana ibimpamagaye rero nuko nita kuri wa muntu dushakanye, Imana ikamfasha ikankoresha kugira ngo bya bizinga n'iminkanyari bishire. Niba mbonye umuntu dushakanye hari inenge, hari amakosa, hari ibyo adakora neza, si igikuba cyacitse, ahubwo ni amahirwe, ni opportunity, ni ikimbwira ngo ibi nibyo bimpindura umugabo, bimpindura umugore we, ibi nibyo bituma ari njyewe Imana yamuhaye, ibi nibyo bituma nkwiye kujya imbere y'Imana avuga ati ko uyu muntu wampaye ko mubona mwizi intege nke mufashe gute. Urabo kutamenya uri kuvuga no harimo n'uko kutamenya nuko mugenzi wawe afitemo n'izindi faiblesse, ari umuntu kutamenya ko ari umuntu, kutamenya ko ikintu, kutamenya ko wahamagawe kumwitaho, kutamenya ko ikikugira umugabo we ari uburyo uhindura ubuzima bwe, ari umuhamagaro, kutamenya ko atari marayika wazanye. Nibaza ko tunubaka ingo hari amatsiko menshi muri agafite se harya ibingibi bigenda gute, harya ibingibi bigenda gute, kumva hari byinshi umuntu atazi. Ukundi kutamenya ni uburyo twitiranya urugo na koperative. Urugo na koperative. Ubundi bwo iki kintu kibwiwe na Rachel tuganira, kuko yize ibintu by'amakoperative, akora na research kuri koperative, yandika n'ubushakashatsi. Madamu wanjye umwe ndi kumuza ateye kubona urugo, ubona umugabo n'umugore bashakanye, barambwira ati mbitandukanye na koperative. Atwo ko koperative abantu babiri cyangwa se barenze babiri bazana imigabane yabo bakayihuza bagakora ikintu kimwe, bakakita izina rimwe. Bashobora kuba societe ya transport, bakayita tuvuge volcano, bakayita ko mvuze volcano ku bantu bari mu Rwanda barayumva, ariko namwe baje kuba mwayigiyemo volcano, mwayigiyemo muri Amerika, sinzi agence zanyu ko zitwa, cyangwa se bakayita jet blue, ni indege. Iyo urebye ya ndege, ya company indege, ubona ari ikintu kimwe, ikora ingendo zimwe, ifite management imwe, ariko iyo winjiyemo imbere usanga buri mu shareholder, umuntu washyizeho umugabane yita ku nyungu z'imigabane ye. Ntabwo icyo ari inyungu z'abandi, ni inyungu z'imigabane ye. Kandi yatangiye kubona imigabane yitangiye kugira igihombo, avanamo akarenge, bakamuha n'ibyo akagenda, bakamuha n'ibyo. Kubera iki? Maze yavamo bakabigurisha undi, kubera ko we muri koperative abantu bashyiramo imigabane, ariko umuntu wese akunze kwita ku nyungu ze. Niyo ngo bashyize hamwe, ariko buri wese ari inyungu ze. Urugo ntabwo umugore n'umugabo bashyize hamwe, buri wese azana share ze, bazishyira hamwe bagakora iki? Urugo rumwe, byarangira noneho umuntu wo kwita ku nyungu ze akita kuza mugenzi we. Ngo success y'umugabo, mbega intérêt y'umugabo, kunezerwa k'umugabo mbese njye numva ikorana rya koperative, koperative bahuje bya bindi, ariko noneho wese akareba ibye. Urugo mbese numva ko turabihuje nka koperative nyine nk'uko nayo yabigenje, ariko noneho aho kwita ku nyungu zanjye ubundi takuza niho handi rero uhitoza cyangwa societe cyangwa ibintu nyine biratandukanye. Handi uhita ko uza twese turazana ibintu byacu, ndazana
mu byo nzana si umutungo gusa n'ibikaragiteri byanjye na karagiteri zawe n'intege zawe ari ibikaragiteri byiza n'ibikaragiteri bibi byose ndabikora byose murabihuza biri muri shares zanjye byose urabizana ukabishyiraho warangiza ukajya uharanira ko ibyamado bigerwaho nawe agaharanira ibyawe na niyo mpamvu kanze kwirwa urugero watanze iyo wumva hakwiye gutegurwa ubugari kenshi ukwiye gufata ariko nawe katagukunda konze kakunda igitoki aho noneho wabona ategura igitoki wabona ategurwa ari kenshi ukamenya ko we ari kugutsinda kuko we ari gukora inshingano ze ubu ugatangira kwata ariko ko nzi ko nubwo ategurwa kenshi ari kwigomwa kugira ngo nezerwe nkaba nzi ko twari ubugari ataba yariye nagiye mubwira ate ko sheri nta kibazo rwose ubugari buri kitegura n'igitoki kuko iyo yateguye igitoki nawe watsinze witaye ku nyungu ze nese biteguwe byose urumva hari igihe ushobora gusanga kubitegura byose bidakunda muza gutegura kimwe muri ibyo muza gutegura kimwe muri ibyo nashaka kuvuga ikibazo kihariye muri iyi minsi ni uko ingo nyinshi zubatswe nk'amakoperative aho usanga umuntu wese areba ibye aho usanga umuntu wese ari selfish yikunda umuntu wese we igihe cyose ijisho ryekanuye kubimureba aho kwita ku bya mugenzi we icyo ni ikibazo ukekana ko satani agenda avana ubwo umugambi w'Imana bikazatuma abantu babana batishima reka tunyaruke rero ikindi aho ngaho na niyo mpamvu numva nshishikariza ko muri bino biganiro muzagira muri narashatse muzakomeza gufasha abantu kugira imyumvire ituma basobanukirwa mu by'ukuri kubaka urugo ni igiki gushaka ni igiki aho mukwiye kuzabigisha ariko ni gute bajera ni gute bita ku miryango ni gute bita ku nshuti bafite ni gute namwe mukomeje kudukurikira murumva uko bigeze ibitekerezo mushobora kujya mutwandikira za comment hasi cyangwa mutwandikira mu buryo twagiye dutaho kutugeraho ibitekerezo kubyo tujya tugari ku nyingo tugenda tuganira hano ibindi mukwiye kuzagira byo kuganiraho nabyo bikunda kuzamo ubutamenya bigatuma abantu babana nabi ni gute abantu bita bahuza za kirazira za principe kuko abantu bajya kubana wese afite amakode ye n'amaprincipe n'utuntu twe yumva byanze bikunze umugabo umuntu ari we afite ahantu bikomora hari udukode hari uduprincipe impamvu ukunda ubugabo ndakunda igitoki biterwa n'aho umuntu yakuriye n'ubuzima bwe n'uwakora inyamirambo mu biryogo ntabwo uzakunda igitoki zita ukunda ubugari n'isosi utuntu twihuse tw'uwo mwanya wumva umuntu wese burya ibimugize ni principe ni ahantu yakuriye uzasanga umwe akunda filime undi akunda umupira undi akunda indirimbo umwe akunda gutuza muri uko kumenyana cyagihe abantu bagira cya fiançailles cyo bamara barenanje ko batarabana ubwo hari icyo gifasha mu hari icyo gifasha uburyo cyagiye n'igitoya cyagiye burya kuko umuntu wese aba atashaka kwirekura kuko umuntu wese ashaka kwikana kote positif ngo bamwemere bamwemere umuntu wese umuntu banakubwira ati niki nzacyangana nta kibazo iyo bamaze kubana umuntu wese yirekura akerekana uko ari rero aho ngaho tunyarukiranaho ko n'iminota yacu nayo ingingo y'icyo kuvuga oya narigeze amatungo numve ikindi kintu abantu bakwiye kugiraho imyumvire kuva mu butamenya ni uburyo abantu bahuza bagira vision imwe kuko ajya usanga mu rugo ask everybody to subscribe because this is a video, so subscribe. I want you to subscribe if you like this video. Do a thumbs up and subscribe. If you subscribe, you might be able to come to our house. God bless you. And I definitely want you to put thumbs up, not thumbs down. God bless.